igitubera amaso mu minsi nk'iyi ngiyi duhagazemo, iminsi iruhije, iminsi igoye, ni iminsi twebwe tutabasha kugira icyo dukora, ariko Imana yacu yarahatubereye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe. Aya masaha kubera umunezero, kandi Imana yacu ikwigeho, Imana iguhindurira icyerekezo, Imana yacu ikurwanira intambara uhagazemo, kandi Imana yacu ikubere maso ku kibazo runaka ufite mu minsi nk'iyi ngiyi duhagazemo. Imana ikuvuganire mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Yesu nashimwe. Tunejejwe n'Imana rero kongera kumva neza ko Imana yacu turi kumwe nayo, kandi kuko Imana idukunda, kandi kuko yanatubereye maso, dusubije amaso yacu inyuma tukareba imirimo n'ibitangaza Imana ikoze muri iyi minsi. Imana dukwiye kuyiramburira amaboko, kuko ni Imana ishoboye byose, ni Imana igirwana intambara, kandi ni Imana yacu igiturinda aho tutabasha kwirinda. Imana igiharinda, Imana y'amahoro niturwanire. Rero dushimye Imana kuko yaturinze. Imana yaturinze ibintu byinshi byagombaga kuduhitana, twanyuze mu miyaga myinshi, Imana irayiturindiramo. Iyi Imana yacu niyo kwizerwa no kwiringirwa, kuko ari umwami mwiza, aradukunda, ntabwo ajya ahemuka. Imana ishimwe. Rero iyi minsi ni iminsi ukwiye kongera kureba urukundo rw'Imana ruri muri wowe, no kureba umuhamagaro w'Imana uri muri wowe, ndetse no kureba agakiza Imana yari yagushyizemo, ukareba ko muri iyi minsi aka gakiza Imana yaguhaye gahagaze neza. Imana nishimwe, kandi Imana y'amahoro nikubere maso. Rero hari urukundo Imana yagushyizemo, igushyira mu rukundo rwo gufasha, igushyira mu mirimo ndetse n'ibitangaza yo kwibuka abavandimwe ndetse no gusengera abandi. Imana yagushyizemo urukundo rwo kuba umushumba uragira intama. Mbese dufite urukundo rw'Imana yaduhaye. Reka turebe cyangwa se twongere tubwire Imana urukundo rwacu. Yesu yongera rugarukeho, atwuzuriza urukundo kuko rwatubayemo rukeya. Imana nituganze. Abantu barakundanaga, none abantu banganye ntacyo bapfa, ndetse abantu bajya ureba mugenzi wawe ukumva wamugirira nabi. Reka twongere twinginga Imana ku rukundo rw'Imana. Imana yongere twuzurize urukundo rwayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero uyu munsi Imana ya Isiraheli igusure, kubera ko uyu munsi ni umunsi w'umugisha, kandi Imana yacu ikurwanira intambara. Aho uhagaze hari intambara, ndetse Imana ikurwanirire, igukura ahantu Satani yagushyize. Satani yaraje arakuriganya, akujyana mu busambanyi, akujyana mu kuba igisambo, akujyana mu kureka inshingano z'Imana wahawe. Wakundaga umurimo w'Imana, Satani arakubwira ngo bireke. Reka twongere twinginge Imana yacu yongere tugarura urukundo, abantu twongere dusabane n'Imana, kandi dusabane n'abavandimwe bacu Imana yaduhaye. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu nihimbazwe. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 16, turahera ku murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka badufashe gusoma ijambo ry'Imana. Ni karibu. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza. Iminsi yose agahora adamaraye. Iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro. Wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire. Umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata ku bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa. Abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Imana ishimwe. N'umutunzi nawe arapfa arahambwa.
ageze ikuzimu arababazwa cyane yubura amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye arataka ati Aburahamu sogokuruza mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antwanganyirize ku rurimi kuko ndababazwa n'uyu muriro. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo hariho umutunzi ndetse n'umukene. Uyu mukene yahoraga ku muryango w'umutunzi. Uyu mukene yitwaga Lazaro, yararwaye ibisebe. Uyu mukire yahoraga ku meza, Lazaro akifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umutunzi. Ariko Lazaro ntabwo yigeze abigeraho kubera ko umutunzi yumvaga ko ibyo asigaje cyangwa se ibivuye ku meza ye byagombaga guhabwa imbwa ye. Ariko Lazaro, Imana ya Isirayeli ntabwo yigeze imureka. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo Lazaro arababazwa ngo arwara ibisebe byabagaho urusazi, ndetse ibisebe bikamurya, ndetse urusazi akabura uko abigenza, kandi nyamara nyamutunzi yagombaga kumurengera. Ariko reka nkubwire, Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Imana nituganza. Amen. Nyamutunzi akajya ku meza, Lazaro inzara iri kumurya, ariko ntiyibuke ko afite umuntu urwaye kandi afite umuntu ubabaje. Ntabwo yigeze abyibuka, akarya agahaga agasigaza, yarangiza agasigariza imbwa ze. Nyamara hari umuntu yagombaga kugirira neza, ariko ntabwo yigeze amugirira neza. Aba bantu rero, hari abantu banezerewe bakiri muri iyi si yacu dutuyemo. Banyamutunzi barahari benshi bazi ko ari bo bakwiriye kugirirwa neza, bazi ko bagombye gukandagira ba Lazaro. Nyamara siko Imana ibishaka, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo gira neza wigendere. Nyamutunzi ntabwo yigeze agira urukundo rw'Imana, nta nubwo yigeze ubumuntu bw'Imana bumubaho, ahubwo yifuje gukandagira no gutoteza uyu mukene. Kandi nyamara uyu mukene Imana yacu iramukunda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Lazaro arababazwa ngo akicara ku muryango, noneho undi nawe akicara ku meza, akavuga ngo Mana we, nakora iki kugira ngo mbashe kugera kuri biriya biryo nanjye bibashe gusana uyu mutima wanjye? Ese ngize kubabazwa n'ibi bisebe? Ngize no kubabazwa, Aleluya, Imana ishimwe, ngize no kubabazwa n'iyi nzara, mbese bizagenda bite? Ihangane, iki kigeragezo urimo, cyangwa se izi ntambara uhagazemo, cyangwa se ibibazo ufite, ntabwo ari ibyo kukwica inyuma yawe, cyangwa se inyuma y'ibintu, cyangwa se inyuma y'abantu. Dufite umurengezi. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Ngo arababazwa nyamutunzi, ngo kubimuyereza, ngo akabyegeranyiriza imbwa ze. Abantu bamaze kubona ko aho kugira neza bagombye kugaburira imbwa zabo. Nyamara siko Imana ibishaka. Ntabwo wakanga kugaburira umuntu Imana yaremye, nurangiza ubifate ubishyire imbwa. Uyu mukene arababara, ngo amaze kubabara Imana ibona ko yababaye. Reka mbabwire, hari umubabaro dufite kandi Imana yagize ute? Yarawubonye mu izina rya Yesu. Umubabaro ufite Imana yarawubonye, agahinda ufite Imana yarakabonye. Imana igutera inkunga, igukuraho imiyaga ya Satani kugendaho, kandi Imana igukuraho inyatsi n'inyatsikazi bya karande. Hari ibintu bya karande bitugendaho, kandi dufite imbaraga z'ikizima. Hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga zirema ibitangaza. Yaravuze ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga nizo zabanye na Lazaro, ariko Imana ya Isirayeli yaje kumuruhura imiruho ndetse n'imibabaro.
ngo Lazaro ngo Imana imaze kureba umubabaro we, imaze kwitegereza ibisebe bye, imaze kureba ukuntu arimo ababara, ngo Imana iramwibuka. Imaze kumwibuka, Imana ya Isirayeli iramuhamagara. Dufite Imana igiduhamagara, haleluya, igiduhamagara mu gihe gikwiriye. Iramuhamagara ngo arangije ngo arapfa. Amaze gupfa ngo abamarayika, haleluya, abamarayika b'Imana baraza baramubwira ati Lazaro we, iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo uruhukire mu gituza cya so Aburahamu. Mana ishimwe. Ngo aramujyana amushyikiriza kwa Aburahamu. Aburahamu yamubwiye ati Lazaro wababajwe uri muri iyi si, nawe ngwino uruhukira mu gituza cya so Aburahamu. Asifiwe. Lazaro ngo araruhuka, aramubwira ati nzabara kwishe, aramubwira ati wabashwe n'umubiri, ibyo ngibyo ntabwo uzongera guhura nabyo ukundi, kuko uyu munsi n'uyu munota Imana ya Isirayeli iragufashe kandi iragushyigikiye. Ntibyatinze ngo Nyamutunzi ngo nawe yinjira mu rupfu, ngo amaze kwinjira mu rupfu, ngo arangije ngo aragenda, ngo amaze kugenda ngo nawe ajya ari kuzimu, ngo amaze gupfa ngo yakiriwe n'umuriro, ngo umuriro uratangira ugira gute, uramutwika. Ngo umuriro uramutwika, atangira hasi ababazwa. Reka nkubwire icyo wifuriza mugenzi wawe byanja bikunde, nawe Imana izakikwishyura. Ngo arangije ngo yubuye amaso, ngo arabya mukire, haleluya, rotekane bostane bodreri. Imana ishimwe. Ngo yubuye amaso, ngo arabye hejuru, ngo abona y'umugabo witwa Aburahamu, ngo mu gituza ciwe harimo umugabo witwa Lazaro. Lazaro anezerewe, Lazaro arimo aseka, Lazaro arimo aririmba ngo naho ndiho, naho nova, ziko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Amina. Ngo Nyamutunzi ngo aravuga ngo yawe Aburahamu we, wakwaharesha umugaragu wawe agafata urutoki rwiwe akarukwaza mu mazi akaruntonyangiriza ku rurimi, ku mutima wanjye uri murashya. Ngo Aburahamu aramubwira ati reka nkubwire rero Nyamutunzi, ibintu ni bibiri, wanezerewe ukiri mu isi, wabashije gucunaguza mugenzi wawe. Reka nawe rero umuriro nukumvishe, kandi reka rero Lazaro aruhuke, nawe ubabazwe kuko wanezerewe uri mu isi. Reka Lazaro nawe anezerwe mu gihe ciwe Imana imuhaye. Reka nkubwire, we kwinezeza wenyine, we kureba ko ari wowe ukwiriye kubaho, reka na Lazaro abeho. Hari abantu bazi ko bakwiriye kubaho, abandi ntibabeho. Reka nkubwire, uyu murimo w'Imana uhagazemo, Yesu akaba yarakugiriye icyizere. Reka uhagararemo na mugenzi wawe uhagararemo, reka abaririmbyi bawuhagararemo, n'abakristo bawuhagararemo, kuko Imana niyo yonyine yabwiye Nyamutunzi ati wanezerewe ukiri mu isi, reka n'abandi baneze. Iyo akiza kumenya ko ari ahantu tuzaruhukira. Amen. Yari kugirira neza Lazaro, ariko ntiyageze abimenya. Reka nkubwire, kora neza kuko hari ahandi hantu tuzaruhukira. Imana ikibagiza abantu imiruho ndetse n'imihate mu izina rya Yesu. Imana igufashe, Imana ikuyobore umurimo w'Imana, Imana igushyigikiremo. Nubwo ubona bigoye, nubwo ubona biruhije, intambara ziraje, amakuba araje, ariko abasi Imana yabo bazakomera. Haleluya. Nibamara gukomera, Imana ya Isirayeli irema ubutwari, kubera ko na Lazaro ndetse na Nyamutunzi Imana ya Isirayeli yihejeje icyubahiro kwa Lazaro. Imana nituganze. Amen. Imana ishimwe. Iyi minsi ni iminsi igoye. Ni iki cyatumye
Imana igutangarije ijambo rivuga ngo kunda mugenzi wawe kuko hari ahandi hantu muzaruhukira. Imana nidufashe. Imana ishimwe. Imana ya Isiraheli izi kuyobore kandi Imana izayikuganze. Gusa Imana ikumara umubabaro. Hari igituza wateganyirijwe. Imana igusaba ni ukwihana ukamara amasa ukava ku bidafite umumaro ugahitamo kubira cyangwa se gukonja, kuko ijambo ry'Imana icyo ridusaba ni ugukiranuka ku kanini ndetse n'agatoya. Imana ishimwe kandi Imana yacu yimbazwe, kuko iminsi duhagasemo ni iminsi igoye, ni iminsi Imana yongeye kuvugurura abantu bayo. Amen. Imana hari ibintu bigera kuri bitatu ukwiye kubanamo n'Imana kandi ugasenga Imana ikanagutambutsa neza. Icyambere ni ko Imana igutangarije itangazo rivuga ngo urebe agakiza Imana yaguhaye niba gahagaze neza. Icya kabiri, Imana irakubwiye ngo intambara ndetse no gusubiranamo mu itorero biratangiye. Ikindi cya gatatu, Imana irakubwiye ngo mu bantu b'Imana, abapastori, abahanuzi, mbese abantu b'Imana, abantu bafite intama bayoboye, Yesu arababwiye ngo umunzani w'Imana uraje. Yesu nagushigikire, Yesu nagutabare. Mbese uyu muzani uzawitwaraho uti? Mu bakristo nabako umuzani uje bizagenda bite? Nyamara Imana iravuze ngo bayo yabamenye kera. Nawe rero ndagutangariza itangazo rivuga ngo icyama ubwami bw'Imana tukazabuhuriramo amahoro. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo hari abantu bari mu murimo w'Imana atari misiyo ya Yesu, ahubwo ari misiyo yo kugusha bahamagawe n'Imana. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo abo bantu Imana yabanyujije mu ijisho kandi irambwiye ngo yarabasetse. Imana yaragusetse. Wowe wicara ugambanira umukozi w'Imana mugenzi wawe yaragusetse. Wowe ubona umukozi w'Imana ateye intambwe mu buryo bw'umwuka ukamusubiza inyuma, yakunyujije mu ijisho. Irambwiye ngo ningutangarize ngo Imana yaragusetse. Imana irambwiye ngo nimbwira abakristo Imana ya Isiraheli izabana n'abantu bayubaha, kandi Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo mube ku rugamba, muhambare intwaro, mutware intwaro z'ukuri, kandi mujye mwiragiza Imana uko bwije nuko bukeye. Intsinzi ya Yesu iragaragaye. Imana ishimwe. Kadusenge Imana kugira ngo Imana ibambike imbaraga. Abakozi b'Imana mwambara imbaraga, abahanuzi mwambara imbaraga. Umuntu wese uhagaze mu mugambi w'Imana yambara imbaraga, kuko Imana ya Isiraheli itagihinduka, ariko abantu baba katika jina la Yesu.